Murakaza neza kuri Mupenda Apartments. Urifuza kugera kuri Mupenda Apartments? Ni hafi cyane y'umujyi wa Kampala, ni ibirometero 3 gusa uvuye mu mujyi rwagati. Mupenda Apartments yegeranye na Katedrale ya Rwanda. Mupenda Apartments yegeranye kandi n'urusengero rwa Namirembe Church. Ku Bayisilamu kandi umusigiti wa Gaddafi National Mosque nturi kure ya Mupenda Apartments. Mupenda Apartments yegeranye kandi n'ibwami kwa Kabaka, ni ibirometero 2 gusa uvuye kuri Mupenda Apartments. Murakaza neza kuri Mupenda Apartments. Kuri twe umushyitsi ni umwami. Turasuje tubaye ikaze mwese bateze amatwi Pax TV IREME news ijwi ry'abativugira Gendi Ntwari John Williams. Ni kenshi Imana yihe Rwanda impano zidasanzwe, impano zihanitse, impano zihariye. Tujya twumva rimwe na rimwe ngo hari umwana wajyaje gukora ubwato, twumva ngo hari umwana wakoze amashanyarazi, tukumva ngo hari umwana wavumbuye radio abasha gukora isakaza amajwi, abasha kuvugiraho abantu mu wundi murenge bakumva ibyo atangaza. Ibyo ariko abenshi mu bikora bakabikora badafite ubumenyi bw'ibanze bakuye mu ishuri cyangwa ahandi hantu, aho ugasanga bakoresheje ubwenge bwabo kimeza, bahumekemo n'imbaraga tutazi ariko zikomeye ziva ku Mana yatanze izo mpano yihereye u Rwanda. Ariko ari abo bahimba amashanyarazi bagacanira imidugudu y'imirenge yabo, ari abo bahimba isakaza amajwi, twarumvise mu Burengerazuba, twarumvise mu Majyaruguru, twarumvise n'ahandi henshi hanyuranye, ariko nyuma y'iminsi mike bakazimira burundu, ntihagiye n'umwongera kumva ijwi rye, ntihagiye n'umumenya aho bageze, ntihagiye n'umwumva iterambere ryabo. Ese kuki izo mpano zicika u Rwanda? Kuki izo mpano zipfira ubusa urwatubyaye? Kuki izo mpano zipfira ubusa igihugu cyakaziteje imbere nazo zikazagiteza imbere hasumbyeho? Ntibyari bikwiye. Tutarondogoye, ni impano yindi u Rwanda dakwiye gupfusha ubusa. Ntimujye kure, turayibageza mu kanya. Ndahimana Alexis wabaye wa mbere mu bizamini bisoza amashuri yisumbuye mu Rwanda avuga ko yabikesheje kugira umuhate wo kwiga ndetse no kudacibwa intege n'ibibazo bya mikoro make y'umubyeyi we byanatumye yiga atabona ibyangombwa byose aba yifuza nk'umunyeshuri. Alphabet afatanyije na Safari Desire barakomeza. Ikibazo rero kiri bube nuko ari mu mbura amazi ni umuhanda ugarukira hano warapfuye. Uyu niwe Ndahimana Alexis wabaye ikimenya bose cyane cyane wabo kwivuko mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi n'ahandi mu gihugu. Ni nyuma yuko amanota y'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye mu mwaka ushize w'amashuri agaragaje ko Ndahimana yarushije abandi banyeshuri bose mu gihugu bakoze ibyo bizamini byo mu burezi rusange. Once again at my signal. Byose byatangiriye ku ishuri ribanza rya Mujyojyo riri nko mu birometero bitari munsi ya 5 uvuye mu rugo iwabo. Akihasesekara buri mwana mu bahiga ubu yashakaga kumukoraho gusa. Hitimana Rutunganya Emmanuel umwarimu wamwigishije ngo hari icyo yabonye muri Ndahimana cyatangaga icyizere. Yarabuze ngiye narinzi ko byanze bikunze azagaragara nk'umwana w'umuhanga pe. Nuko rero dukomereje urugendo rugana iwabo mu rugo aho yavukiye. Ni urugendo rugoranye cyane kubera ko imihanda n'inzira biganayo bitagendeka. Kuva mu mujyi wa Karongi ugera iwabo mu rugo twahakoresheje amasaha 4 mu modoka. Abaturanyi nabo bahuruye ari benshi ngo birebere uyu muhanga wabavutsemo. Ndahimana Alexis ni umwana wa 4 mu bana 5 nyina yabyaye. Uyu mubyeyi niwe basigaranye gusa, naho papa we ngo yapfuye akiri muto. Ni umubyeyi utishoboye uri mu cyiciro cya 2 cy'ubudehe. Atunzwe no guhingira rubanda bakamuha amafaranga ibi bita guca inshuro. Cyanjimishe birenzeho nuko numvise yuko mu gutsinda kwe yatsinze kaminuza. Yize bigoranye. Yize atabona ibikoresho
kubera ubukene nari mfite. Yaje gufashwa na Diregiteri Dominique amusabira umushinga. Noneho nanjye bantegeka kujya nshaka ibikoresho. Byagiye biva mu maboko yanjye ngiye guhingira 500. Cyakora inka yahawe muri gahunda ya gira inka munyarwanda ngo yamuhuhiyemo. Yagiye impa ibishingwe, noneho nafumbira icyo nejeje singe kugihaha ku isoko, ya mafaranga nahingiye nkayagurira ibikoresho bya regisi. Ndahimana Alexis avuga ko yifuza kwiga ubuganga kugira ngo azagirire igihugu akamaro. Ndaseka cyane kandi ndishimye, ndashima Imana ku rwego rwo hejuru cyane. Ndumva nziga nka medicine, nkazavura abanyarwanda, nkaba umuvumbuzi igihugu kikageraho kiva naho kigera because of innovation. Ndahimana yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Kirinda mu ishami ry'ubugenge, butabire n'imibare. Ubwo yahasesekaraga byari ibirori. Abanyeshuri baho bahigiye kumwigiraho bagatera ikirenge muke. Alex ni umunyeshuri rwose waduhesheje ishema, ndetse yagaragaje uruhare rwa leta ku banyeshuri itagendeye ku butunzi cyangwa se ko bishoboye. Buriya urugero runini yaduhaye ni ugukoresha igihe dufite uko kiri, ndetse tukajyana discipline muri byose. Natwe aduhaye isomo ko tuzatera ikirenge muke kandi katweretse ko ibintu uko bishoboka. Hari umukoro Ndahimana Alexis yahaye abarezi b'iri shuri. Turabyumva mu ijwi rya Diregiteri niyo mugabo Dominique. Ibyishimo ni byose cyane. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Kuba tugeza aha rero ubutaha tutakomeje ntago byagaragara neza. Ikaba ariyo mpamvu rero tugiye gushyira imbaraga hose. Ndahimana Alexis avuga ko kuvukira mu muryango ukennye mu cyaro hakahakurira hakahiga mu ngorane nyinshi bitamuciye intege, ahubwo ngo yabivomyemo imbaraga zo kwigana umuhate no kugira ikinyabupfura. Asaba abanyeshuri kwigana umwete no kudacibwa intege n'ibibazo banyuramo, cyane cyane bishingiye ku mikoro y'aho bakomoka. Nize binduhije, nize nkora ingendo ndende, ariko nkuko kwiga binduhije ngewe numvaga nakomeza nkagira umuhate. Aho waba uvuka hose ugakoresha umwete wawe, intego yawe, ibyo ari byo byose uzahigeraho. Abandi bana rero icyo mbashishikariza nuko bagomba kwiga kandi bakigana umurava ndetse n'umwete, bagakora uko bashoboye kose, ntibarebe aho baturuka, ingendo zirabarushya, imvura yaguye kujya ku ishuri birabagora, ibyo bakabyirengagiza, ahubwo bagatumbira imbere. Yaba we, umubyeyi we ndetse n'abaturanyi hari icyo bisabira leta kugira ngo inzozi ze zo kuminuza mu buganga azazigereho nta nkomyi. Icyo nasaba leta ni uko yamfasha nkazagera ku ntego zanjye. Ndifuza yuko yakomeza amashuri, ngiye ndumva yakwiga ibintu leta ishaka byagirira igihugu akamaro. Alex, twifuza ko ikintu kiri imbere twasaba nk'umuyobozi mukuru w'igihugu yamufasha akabasha gukomeza amasomo ye. Namwe murahageze murahabonye, uko biri kose nta kintu bakwishoboza batabonye ubufasha. Murakaza neza kuri Mupenda Apartments. Urifuza kugera kuri Mupenda Apartments? Ni hafi cyane y'umujyi wa Kampala, ni ibirometero 3 gusa uvuye mu mujyi rwagati. Mupenda Apartments yegeranye na Katedrale ya Rubaga. Mupenda Apartments yegeranye kandi n'urusengero rwa Namirembe Church. Ku Bayisilamu kandi umusigiti wa Gaddafi National Mosque nturi kure ya Mupenda Apartments. Mupenda Apartments yegeranye kandi n'ibwami kwa Kabaka, ni ibirometero 2 gusa uvuye kuri Mupenda Apartments. Murakaza neza kuri Mupenda Apartments. Kuri twe umushyitsi ni umwami. Niba kandi nta buryo leta yashyizeho bufasha impano nk'izi buzirema buzikuza, byari bikwiye ko hahangwa ikigega, dore ko dufite ibigega byinshi bimwe na bimwe Abanyarwanda bakaba bazi icyo bibamarira cyangwa hakaba n'ibindi batazi icyo bibafashijeho. Ariko hashyizweho ikigega niyo cyaba gito gifasha gukomakoma impano nk'izi zigakurikiranwa zikabungabungwa.
ntizimere nka wa mwana wahanze washushanyije waremye mu ibumbi igihangano gishushanya Kigali Convention Center ariko tukamuheruka ubwo nta n'umwe uzi irengero rye n'iherezo rye mu bijyanye n'ubumenyi yifuza guteza imbere. Ntibyari bikwiye ko bikomeza bitya. Icyo kigega kigiyeho cyafasha ko nibura mu bushobozi buke bwaba burimo hari abatajya bazimira bakabasha kwigishwa kure ibibasha kunganira ubumenyi karemano bafite, dore kandi ko umwana utabaye muri ubwo buryo atabera igihugu kigwari. Mukomeze mugire amahoro. Iyi ya Pax TV IREME News. Jewe ndi Ntwari John Williams.